mu Rwanda ku kirwa cya Munanira mu ntara y'Amajyaruguru kimwe mu birebwa na gahunda yo kwimura abatuye kubera ko gifatwa nk'ikiri mu manegeka, ariko bamwe mu batuye bafite akangononwa. Twarya iki byiza baturika ngaha tukajya turarya ibyo dusanzwe turya, asogokuru n'abasogokuruza bavukiye hano barakuriraho barasaza. Duhere mu Rwanda ku nkuru ijyanye na gahunda y'igihugu yo kurema parike y'ibirwa. Uyu mugambi uzibanda cyane ku biri mu kiyaga cya Kivu, uzagera no ku bindi ariko bito birimo ibirwa nabyo bigomba kwimurwaho abaturage. Leta ivuga ko bizakorwa kugira ngo bijye mu bigize iyo parike cyangwa se bishyirweho ibikorwa bikurura ba mukerarugendo nk'amahoteli. Ikirwa cya Munanira kiri mu kiyaga cya Burera mu ntara y'Amajyaruguru ni kimwe mu birebwa n'iyi gahunda. Gifite uburanga gakondo ariko gifatwa nk'ikiri mu manegeka kubera imiterere yacyo. Bamwe mu bagituye bavuga ko bibagoye kuhava, cyakora hari n'abandi bemera kwimurwa gusa bakaba bafite ikibazo cyaho bazerekeza. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa arahanyerukiye aganira na bamwe mu batuye atuzanira inkuru. Umusaza Gasana Gerivazi ni umuturage w'ikirwa gito cya Munanira kiri mu kiyaga cya Burera. Ni ikirwa gihanamye cyane ku buryo no kugenda ukandagije ibirenge neza bitorohera utahamenyereye nkanjye wari uhageze bwa mbere. Yambwiye ko iki kirwa cyatuwe kuva kera cyane nubwo ari gito cyane, dore ko kiri ku buso bwa hegitari 5 gusa. Urebye ukuntu iki kirwa gihanamye biragoye kwemera ko cyaba gituwe n'abantu, ariko Gerivazi w'imyaka 71 yambwiye ko ariho yavukiye. Ariko se avuga iki ku mushinga wo kwimuka kuri iki kirwa nk'uko byifuzwa na leta? Twarya iki byiza baturika ngaha tukajya turarya ibyo dusanzwe turya, asogokuru n'abasogokuruza bavukiye hano barakuriraho barasaza. Jewe ibyo navugaho na n'ubu nyine mbibwiraga nyine nk'abo abana bakiri batoya bo bakarebana ko bagezeyo batabona aho kugura ngo babone aho guhinga n'ico kurya. Munanira iratuwe ariko si cyane kuko ituwe n'abaturage 104 gusa bagabanyije mu miryango 26. Aba babayeho mu buryo bwa gakondo bagatungwa hanini n'umusaruro w'ubuhinzi bwabo. Umubyeyi Ntawirinda Yudita avuga ko kuhaba ari amabura kindi. Kuvino byo twarabyemeye turabishaka, ariko icyo twasabye ko badushakira ubutaka bugufi bakatwubakiramo tukava no kuri iki kirwa. Nta mazi meza tubona, nta muriro, abanyeshuri bakaziva ino bagoye, ubwo tukadushaka kugira ngo bazaduhe n'icombo kiza kidutwara ariko bakatwubakira bugufi. Ntawumenya Serafine we namusanze ahura ibishyimbo. Umurima we uri ku gasozi gahanamye cyane, kumugeraho byansabye kwigengesera bikomeye kuko kurangara gato wasanga wamunukiye mu kiyaga kiri hepfo gatoya. Ikibazo cy'ubuzima cyane cyane ku babyeyi nicyo yambwiye ko kibahangayikishije cyane. Kugira ngo tugere ku bitaro kiba ari ikibazo kitugoye cyane, nk'umugore utwite kugira ngo afatwe n'inda kugira ngo tugere ku bitaro kikaba ari ikibazo kitugoye cyane. Muri iki gihe kidufashije nuko twakura Marine hariya mu Gitare, polisi niza kudufashije umubyeyi bimukaranye bikamukarana mbese afashwe n'inda kaza kumufata ikamutwara mu ntuza mu Gitare igera ku bitaro. Dufite nk'abana biga mu mashuri, dufashijwe nuko leta yadufashije ikajira baha ubwado kuja barambukamo baraja kwiga. Iterambere riragoye cyane kuri iki kirwa kuko nta bikorwa remezo bihari, kandi na leta ikavuga ko itabijyana ahantu biboneka ko hatabereye guturwa. Hakizimana Valence yavukiye kuri iki kirwa ndetse ni n'umuyobozi w'aba baturage. Imvugo ye ntitandukanye cyane n'iyabo. Reba nkanje nk'urugero naviremo mu 3 sogondere ukumva nandi kubura mutuntu duke ngo ndangiza, ariko urukumva ko byabaye imbogamizi kubera ni mu kirwa. Ubwo rero twaba turi kuvuga ati wenda kutwimura byashoboka, natwe abana turi kubyara batazakena nk'uko natwe dukennye bitewe no kutiga. Buri buyobozi buzaga duhora turabutuma kudushakira cyane cyane abashoramari tuzava inaha tuvuye inaha.
leta y'u rwanda ivuga ko pariki y'ibirunga igomba kuba yabayeho bitarenze umwaka wa 2028. hari ibirwa byinshi bisanzwe bidatuwe biri muri uyu mushinga, ariko hari n'ibindi bigera kuri 11 bigomba kwimurwaho abantu. Intego ikaba ari ukubungabunga ibinyabuzima biboneka gusa ku birwa nk'inyoni, zimwe mu nyamaswa ndetse namwe mu mwoko y'ibiti n'ibimera bitaboneka ahandi. Ibi bikiyongeraho kubaka ibikorwa remezo bikurura ba mukerarugendo nk'amahoteli, ndetse bimwe bikaba byaratangiye kuzamurwa. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, ku kirwa cya Munanira rwagati mu kiyaga cya Burera.